Ubona hari ukuntu just umukobwa acaho yambaye akamini kageze hano genda yinyonga n'amaherena nyine kugira ngo just abasore babe basho ko bamubona abakurure cyane abakomveke yavuga ati umwana ni icyuki bamusanga cyane akabakurura muri MAID zabo kuva kuri umukobwa ari we nta wundi muntu kuri isi ari we mwiza cyane. Ikaze inshuti bakunzi ba Kigalimonitor TV, twongeye kubasuhuza. Ubu ngubu rero tukaba twasuye umuhanzi cyangwa se uwo nakita ngo umu DJ, abikora byombi ubwo ngubwo. So rero ubu ngubu akaba agiye kutuganiriza, atubwire byinshi kuri kariyeri ye, atubwire byinshi mu mukino we w'amafilime ndetse no mu DJ bwe. Reka dutangire atwibwira. Murakoze cyane kumpa ijambo. Just amazina yanjye banyita Noah cyangwa se ayo navukanye ni DJ nani nikugize Eric, niyo mazina abantu ababyeyi banyise, ariko ubundi nzi ku izina rya Noah. Nkaba nifuza ko kumva cyo mukungezaho ubu ngubu kiganiro muri kungezaho ni byiza, mwambaza nkabasubiza nta kibazo cy'ushaka kumbaza. Uri DJ ariko ubundi twari tukumenyereye mu bintu by'amafilime cyane, by'ubu DJ byaje gute? Just by'ubu DJ nta kazi nyine gasanzwe nabikunze kuva kera nkiri mutoya kugira n'uyu munsi nibyo nkikora, ariko nyine mbifatanya n'ibyo bindi byo gukina sinema nyarwanda. Ubu DJ ubu mazemo igihe kingana iki? So kuva mu 2011 nibwo nabitangiye kugira n'uyu munsi nibyo nkirimo, ariko byose ndafatanya na filime nyarwanda byose. Ubwo mu mafilime ho cyangwa se mu gukina filime byose wabitangiye rimwe cyangwa se icyo umazemo igihe cyane n'ubu DJ? So icyo umazemo cyane igihe cyane n'ubu DJ uko tangiye gukina filime mu 2015 nibwo tangiye kwinjira muri sinema nyarwanda nyirizina. Noneho tubwire neza twinjire muri kariyeri yawe ya filime. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu amafilime wamaje kugaragaramo cyangwa se nawe uri gukina ubu ngubu utugereranyije ni nkangahe? Zo nibuka nka zirindwa hano zo maze gukina kugira n'uyu munsi, just ni nka filime zirindwi. Ni nka wenda tubwiremo amazina yazo make yawe. So filime ya mbere nakinnye nkinjira muri sinema niyo bita Gira Amata. Amata narakinnye igice cya 7. Noneho bahita ngo Gakire ko nitwa Gakire, narayikinnye. Nkurikizaho bita Impeta 1 na 2, nkurikizaho Gica, nkurikizaho na Stimade, nkurikizaho Ubutaka bw'Amaraso, nkurikizaho niyo turi gukina ubu ngubu yitwa Furafura. Cyangwa filime nibuka zizo ntabwo manzibuka twajya tujyamo bisanzwe. Ahubwo ndumva uri umusitari, uri kumva ku rwego ugezeho filime yakugize umusitari kugeza ubu ngubu, ko ndumva wakeneye muri Gica turazizi n'izindi nyinshi, weho filime wumva yakuzamuye ni nk'iyi? Wenda navuga yanzamuye ni Gira Amata namaze gukinamo kuko ari na filime izwi mu Rwanda inakurikiranwa cyane n'abanyarwanda benshi cyane. Ariko ubu ukuvuga ubu filime nagiyemo nkuramo n'abasitari batandukanye ni Gica. Gica niyo nakinyemo cyane, nkuramo n'abasitari batandukanye, ngenda nunguka n'ubundi bwenge, nunguka n'inshuti nyinshi cyane zitandukanye z'abakinnyi ba filime nyarwanda. Ubu ngubu filime wumva ko ikwinjiza cyangwa se filime wumva ko wenda ku rwego ugezeho, hari filime uvuga ati ndifuza gukina muri iyi filime? Ibyo byose sinumva ko urwego ugezeho ruhagije, hari n'ibindi wifuza kugeraho. Wenda tubwire filime ubona mu Rwanda wakuvuga ati iyi filime ndifuza kuyikinamo. Icyambere nkiva muri gukina muri Gira Amata no muri Stimade. So Stimade nifuza gukinamo bwa mbere, vuga ati nimba nayo mahirwe kujya muri Stimade nkakina nubwo aba ari scene imwe bizashimisha hamwe na Seburikoko. Ariko byarangiye bidatinze kuko director wanjye wanyoboraga muri Gira Amata bino wayoboye na Stimade. Ubwo twabiganira nambwira ati n'ubundi usanzwe naragutoje, reka nongere nkujyane no mu yindi naho byuza kugenda uzamura kariyeri yawe entertainment ya sinema nyarwanda. Nuko kujya muri Stimade ndakina rwose, naho mbona ni sawa, naho mukayizi ni inshuti n'abandi bakinnyi benshi tugenda tumenyana,
kugira ngo n'umusumva ariwe filime yagiye gukinamo mbishaka cyane nkumva bigezeho kandi bitagoye cyane. Steamed wayikinyemo cyane rwose amaseni menshi ko tuzi ko igeze kurenda watubwira nka season cyangwa se episode wakinyemo za tuguherukamo. ntabwo ni ku episode ngo ni akangahe ariko ni mu mezi ashize aho ko mu episode gutyo nk'iya 8 cyangwa se ya 7 twinjizemo neza wakinnye uri iki mbese nyine wakitingagamo uri nk'umuntu ki kuri Steamed ko nagiye nkoramo amateka atandukanye. hari aho nakinnye nitwa Jean Paul ndi umukozi wa mama Beni ya nyinshi cyane agiye nkina ntabwo wagiye kubivuga yose kayirangiza. None kuvamo cyangwa se kuba biruhutsemo byagenze gute? Nukuvamo cyangwa nuko se nahita aragerwaho? Okay, nuko wenda agisha umuntu abarimo umuntu agomba gukora akazi gatandukanye ukava hamwe ukajya handi ntugume ku kintu kimwe gusa. Hari igihe ngombwa ko njya gukina nkuko turi gukina ubu ngubu yifurafura nayo ni season kandi kageze kure cyane. Iyo uva hamwe ujya handi kugira ngo byose ubashe kubihuza kandi ugaragare mu bintu byose buriya ni byiza. Ndumva ari akazi katoroshye. Ni ukuvuga ngo nuko projet zabaye nyinshi ntabwo ari ukuvuga ngo wenda barakwirukanye. Ni ukuvuga ati projet nizo zabaye nyinshi bisaba kuzimanaging. Ni amaprojet bari menshi no mu kandi kazi ko mu buzima bwo hanze. Buryo ugumye mu kintu kimwe hari n'ibindi bipfa cyangwa se n'ibitabona burya kugira ngo bibe byiza no kubifatanya byose kandi ukabikora. None tugira ngo twinjize neza muri kariyeri zawe zombi uko ubu DJ na filime. Ubu DJ na filime kuri wowe bufata mbese ubihuza ute cyangwa se ubasha kubikora byombi gute? Okay, bura DJ na filime bijya kugirana isano ko byose ni ibintu bidushimisha. Ugiye gucurangira umuntu akishima, gukora umuntu so runaka ukamucurangira akishima, ukajya gukina filime nyarwanda, byose ni ibintu biri gomba biteza imbere yaba umuziki nyarwanda yaba n'urubyiruko nyarwanda kugira ngo bashe kuzamurana tugira icyo tugeraho nk'urubyiruko tugafashanya. Hajya gukina filime nkavuye nkajya no kudija kabyose bigashimisha abanyarwanda. None wenda tubwire imbogamizi uhura nazo mu mwuga wa filime ni nk'iki kikugora cyane iyo uri gukina filime? Byangoraga mbere ntarabimenya nkitangira ariko just ubu ngubu nagiye mbimenya cyane, menya uburyo umuntu yakwitwara, menya uburyo umuntu yakwakitinga. So bunye biravuna bitewe na sije y'ikintu muri ho runaka ariko biravuna ko umuntu ababizi babyoroshye kandi umuntu akanabishobora. Wenda tubwire nyine nk'ikintu kikugora muri gukina nka filime mu director se cyangwa se nyine tubwire imbogamizi uhura nazo uri gukina filime. Imbogamizi cyangwa se ikintu nyine ugitangira cyakugoye? Utangira cyane cyangoye ni kureba muri kamera cyane ko ntabwo narimenyereye cyane nubwo nabaga ndi mu byo budije n'ibiki gusettinga kamera imbere ukayirebamo kanavuga kandi ugasoma ibintu utarimo kureba. Bibanze kungura ko nabyize igihe gitoya ko mbere kumwe n'abandi ndebe ibyo bakora wakora ikosa bakagukosora bituma umuntu yenda yiro gute agira ikintu agenda yuka n'ubwenge agenda bukaba hagati aho ngaho. So akoze ubundi imbogamizi ziba mu gukina filime nyarwanda yego ntabwo turajya kuri urwo rukomeye cyane nk'urw'abanyamahanga cyangwa se rwo twakoresha amadrone n'ibiki ariko nabyo biri hafi cyane. Buriya gushutinga nabyo biravuna cyane kuko ni ibintu bisaba gutekereza cyane no kuba bikurimo. Acting buriya nayo bisaba kuba bikunze cyane ntabwo wakwitinga ikintu kitakurimo cyangwa se gukina filime agira ngo gusa abo umustar agaragare ariko hanubizamo ari umwuga aje matagwanga zo kwishimisha byo gusa ngo bite birangirira aho ngaho. Ubu bishatse kuvuga ngo ari nk'umuntu utarabigize umwuga cyangwa se utari umuntu bikunze akajya gukina muri filime byamugora? Byamugora cyane kuko burya hari n'ishuri ryabyo ryise bya sinema bya muzika cyangwa bikunda ushaka kuba utarabigiye muri iryo shuri ariko ukajya abandi babyigira kandi ukabasha kuba wabimenya kuruta wa muntu wagiye mu ishuri uko birimo cyane uri muri pratique utari gukora teori cyane kuruta pratique. Wewe warabyize cyangwa wakuze ubikunda? Okay, so sinema nakuze nyikunda numva indimo kandi nifuza kuzakina filime nyarwanda kandi uko inzozi nagiye ngira
nagiye ziba impamo nkuko nabyifuzaga hereye kuva 2010 nifuza gukina filime nyarwanda nzireba zaba Kanyombya nyinshi cyane kuko tuvugana nanjye mazwe nkina n'abastari batandukanye benshi kandi ntuka n'ubundi bwenge kandi sinema ntabwo nagiye nayize kuko nabaga mbarimo murana nabo mu buzima bwa buri munsi dukinana tujyana inama dukora ibi n'ibi bituma nanjye mbasha kugera gute ko nagira ubushobozi bwo kuba nakina filime kandi nkabikunda uko bindimo. Ubu kugeza ubu umusitari mwahuriye muri filime muri inshuti cyane uvuga ati uyu nguyu twabaye inshuti kuko twahuriye mu mwuga wa filime ni nk'uwe? Ni benshi twere kuri Ngenzi n'inshuti yanjye rwose dusangira kabisi n'agahiye mama Janti uvuga ati ntare y'ingore inshuti zanjye ba Manu baraho bose nta muntu hari bose turanirugana turahuza cyane kandi icyo tuganiraho cyane nuko bijyanye na sinema nyarwanda n'uburyo tugomba kuyiteza imbere tunazamurana hagati aho ngaho. Ubu tubwire noneho aho ibintu cyangwa se kariyeri zawe zombi zakugejeje kuki wenda mbese nyine nk'inama wagiye urubyiruko ukavuga ati gukina filime bingejeje kuri iki, mbese tubwire nyine ahantu ugeze bitewe na filime cyangwa se ubu DJ. Ndahera ku mwuga wanjye wenda nkora ubu DJ ubu maze kugera kuri byinshi bitandukanye kandi mbikuye muri ako kazi nkora. Hari byinshi maze kugeraho, hari ibyo maze kugura, hari ibyo maze kunguka niko nabyita. Nicyo ntabwo urubyiruko rero bajye bakora ikintu bakigize umwuga banagikunze banagishaka nk'uko baba bakigemo bagikunze. Abantu bose bifuza gukina filime nyarwanda bakumva ni byiza n'iki ariko babijyemo uko babikunze babijyemo kugira ngo biteze imbere nk'urubyiruko bajye batashaka inyungu yihuse. Bigana icyo bashaka n'ubumenyi amara kubona ubumenyi noneho ibyasite inyungu izaza nyuma y'ubumenyi. Noneho tugaruke mu budije bwo mbese ubudije bwo ubwibandamo cyane tubwira ahantu wenda uvuga ati ngenda ndi jangaha naha n'ubu ngubu mfite gahunda naha mbese tubwire nyine ubudije nabwo twinjizemo muri kariyeri. Aho nangiye kuvuga ibiraka nawe ngiye gukora ariko kenshi na kenshi nkunda gukora just muri weekend samedi dimanche na vendredi nkumba nagiye ku matere gukora kandi bikamisha amafaranga agaragara bikanantunga kandi kugira ngo njye kwikorera nuko hari byo nabanje kwigomwa. Niyo mpamvu n'urubyiruko rugomba kugira uko bashakisha amafaranga nyuma nabo bakazikora kandi bakagira ikintu bageraho cyabafasha kikanabasapotinga just mu buzima bwa buri munsi. Siko numva bisa nkaho ufite imishinga myinshi ubundi ibindi ahandi hantu ukura amafaranga ku ruhande ni apana mu DJ apana muri filime. Muri amafaranga iyo umushakashatsi ntabwo ukora ikintu kimwe gusa ushobora kuva muri sinema nkajya mu byo DJ nkajya n'ahandi hantu cyangwa se nkavuga ati nawe tukanegera akaraka cyangwa se ikintu runaka nkagikora uko ngishoboye kandi aniyaminiya kumva si ibi nibi wabishobora gute nabikora kandi nkabibonamo inyungu n'amafaranga. Ntabwo uvuga ati weho uri tutravo mbese muri tutravo amugana w'abandi cyakose ndumva uri umusore ushaka amafaranga cyane buri hamwe ni kuvuga ati imirimo yose ahantu hose bakurangikira kujyayo. Yema ni mu kazi kose ufite n'akandi kazi nkora ku mpande zitandukanye atari ako k'ubudije cyangwa se kujya muri sinema nyarwanda. Ako kazi ni akahe? Hari byinshi nimo ndakora nkungiye nko mu cyaro mfiteho udutungo norora aba magufi aba n'amaremare byose ni ibintu tugomba kugira kandi bikatugira akamaro. Uri n'umworozi muri make wa kinyarwanda kandi wa kizungu n'uwa kinyarwanda. Tubwira amatungo noneho woroye ayo matungo mato n'amagufi harimo ayahe ko ari menshi ra? Ushobora kuba noroye ihene, hari ihene tubwire ngo ndayoroye gucobora ndoroye ihene harimo n'inka yewe n'intama nazo ndazifite burya nayo ni itungo kandi ryiza tunakunda twese. Ko numva se ahubwo imishinga ari myinshi uyikorera mu kihe cyaro? Icyo cyaro uvuze ni iki?
Burasirazuba niho byose biba burya niho hantu umuntu kuko ariho iwacu ariho muri famiye no ngomba gukorana bya bindi kugira ngo babashe kuba byagenda neza. Ubu amatungo yawe ya managing gute? Just uragenda ugashyiraho abakozi bashinzwe kubikora, ukajya ugenda sometime ugenda ujyayo ureba uko bimeze, ukongera ugasubirayo, haba ari ibibura bakaguhamagara cyangwa se ukohereza amafaranga bakabitunganya neza, kandi bajya kureba ugasanga just mu kwezi kumwe ubonye umusaruro ufatika, n'unywa amata akanywa. Ariko ntigeze kumva ngo uri n'umuhanzi nibyo? Okay, burya iyo umuntu akina sinema nyarwanda burya nabyo ni ubuhanzi. No kuririmba burya nabyo turabishoboye, nuko umuntu atarabona turafata umwanya wo kujya muri studio, ariko niga just secondaire nk'umuhanzi. Umushuti wanjye cyane ubita Amaji cyangwa se Amani twariganaga, warabizi cyane, nkunda kuririmba kubi, mvuga ati nanjye niba ngombwa nzaba umuhanzi kandi nzi ko nzabikora. Ariko ufite indirimbo zanditse kandi wanaririmba? Ego burya nawe ushaka kuririmba waririmba ntawe byananira. Indirimbo zo just ndazifite pe, zifite album ahubwo yuzuye cyane, nagiye nandika mbika mvuga ati nimara kuba stable neza nzabifatanya byose, mba umuhanzi nyine sinema nyarwanda mbe n'umworozi, byose mbikorera icyarimwe. None ukaba uteganya kuzasohora izo ndirimbo ryari cyangwa se kuzazisorera abanyarwanda? Gusohora indirimbo, ndumva indirimbo ya mbere uteganya kuyikora video na audio mu kwa mbere, kuko ndabizi zampendera henda cyane, ko ari nyuma y'inkirimo ano maprojet y'inkirimo ndakora, aho numva indirimbo nayisobanze ko abanyarwanda bayirebe mu kwa mbere neza, igasohoka na video na audio yayo. Ngaho turirimbire indirimbo imwe byibuze, tuvuge ati iyi ndirimbo nubwo izasohoka izaba ari umuti, tuhereza akapera ku ndirimbo imwe. Muzo mfite indirimbo nyine iyo ari yose ko ntabwo tuzizi niziranasohoka, tubwira indirimbo imwe nyine uturirimbira twumvishaho gatoya. Sinatayishusho hakiri kare ntanayisohora hanze. Ariko dushobora kuvuga ati byibuze indirimbo nubwo igiye gusohoka izaba ari umuti, duhereza akapera gato. Okay, nk'amasegonda nk'atanu nacyo byaba bihagije. Nta kibazo. Okay, so nta kibazo. Kundi indirimbo numva nashaka kuperforminga muri bita Rwanda rwiza, indirimbo nziza kandi y'umuco izagaga abanyarwanda bose. Rwanda rwiza, Rwanda rwacu, turakurata, turagushima, ibyiza byawe Rwanda n'agahebuzo, dufite amahoro n'umunezero. Rwanda rwiza, Rwanda rwacu, turakurata, turagushima, ibyiza byawe Rwanda n'agahebuzo, dufite amahoro n'umunezero. Akantu keza. Aho se ko numva ukazi iyi ndirimbo wayanditse ryari? Indirimbo nayanditse mu 2014 niga secondaire, nibwo nayanditse, ariko numva ko mfite inzozi zo kuzayisohora hanze, uko irimo inyigisho nyinshi cyane kandi itaka igihugu cyacu, kandi irimo n'ubutumwa bwakubaka abanyarwanda. Niyo mpamvu ngomba kuzayisohora kandi nkasohora na video yayo, bigasohokera icyarimwe kugira ngo abanyarwanda bashobore gusobanukirwa icyo ndirimbo ivuze n'ikigaragaza. Indirimbo yawe ni nziza, ahubwo se kuki utayisohora imyaka ibaye myinshi? Umbwiye ko wayikoze 2014 ya 2014 gutyo na 2015. Iyo myaka yose ishize bimeze bite kudasohora indirimbo? Amafaranga yarabuze kandi numva ufite n'imishinga myinshi. Niki burya kuya ukora ikintu kibe cyiza, uranzwe ukagifatira umwanya ukanakigaho kugira ngo nikijya gusohoka kizabe cyiza kandi kigaragara n'abanyarwanda. Ushaka kugikora uyu munsi utagiteguye, ariko kikaba nabi kandi cyagutwara n'amafaranga, urakitegura ugakora shooting video nziza, ugakora record nziza, kuko uba wasohoye kandi ukagaza n'ibintu bizima byagirira akamaro abanyarwanda, bikaba na message. Okay, rero twigarukiye mu buzima bwawe busanzwe, gahunda yawe iteye ku munsi, gahunda yawe mu buzima busanzwe ukunda iki? Gahunda yawe bimeze gute ku munsi ku munsi? Icyo nkunda mu bijyanye no gahunda yawe, bati gahunda yanjye ipanze gute? Cyambyuka mu gitondo nkajya ku kazi, nkunda kurya ibi saa sita, mbese gahunda yawe ku munsi bimeze ite? Okay, so gahunda yanjye ubundi iyo mbyutse ikintu cya mbere manza gukora
kwanza akora siporo nubwo ntari umusore ariko burya imbere ni sawa mu buzima ni sawa buragenda neza cyane mbese urihagije byuka nkakora siporo ndihagije nkakora siporo nkitunganya nkagera ku kazi ariko mbere ko njya ku kazi nkafata breakfast nyine njye mu kazi numva meze neza nta nzara nta n'umutima mubi. Ukunda kurya iki? Ibyo ndya ko ari byinshi ra icyo nkunda kurya cyane mbese ukavuga ati nyine ku ka breakfast nkarya karimo ibi n'ibi saa sita ifunguro ryanjye ni iri tubwire. Mu gitondo ubundi ikintu nkunda gufata nkunda cyane ni icyayi na ka special nuko nkunda gufata mu gitondo. Ubundi ikintu nkunda kurya saa sita mu buryo bisanzwe buriya nkunda just ifiriti n'umuceri ibyo nkunda bakongera n'ibijumba bikaba ari akarusho. Nibyo byakugize umusore? Nuko natangiye kubyimba natangiye kuba umusore ntarabirya nari muto ariko ubu ngubu natangiye kuba. Ese ubu ngubu ufite umusheri cyangwa se ufite umugore abana se tubwire meze bite ku bijyanye n'ubuzima bwawe bwite? Ku buzima bwanjye bwite bwa buri munsi just ubu ngubu ndi single ntabwo ndashaka nta mwana ngira nta n'umugore ariko ni ukuvuga ko ndabiteganya gushaka ko ntabwo wabaho udafite umuryango. Ariko ibyo byose hari nimba ubiteganya hari umuntu muri kumwe muri iyi minsi tuzatuma n'ahandi banyanga ngo mfite umusheri cyangwa se bavuga ati baramufashe simbizi just now ni ukuvuga ntabwo ndateganya kugira girlfriend ntabwo ndamuteganya ko ndamuteganya muri iyi minsi nimara kubona duhuza neza nzamuzana aze twegerane. Mbese bivuze ngo abakobwa se cyangwa se abari bari kukureba bose baremerewe kuza bose ikaze kuri wowe? Niye kaze gusa nabatunga bose ngo mbashobore ariko tugomba kugira uko tuganira tugasabana nyine byaba ari sawa nyine akumva duhuje tugakomezanya kandi nawe akitwara neza uwo twaba turi kumwe akaba umwana mwiza. Noneho ijambo Slay Queen ujya uryumva ijambo Slay Queen urarizi? Ndabyumva kandi ndanarizi uko mbona Slay Queen mbona nkaho hose nyine bigendera cyangwa se Slay Queen ubona ari abantu bameze gute cyangwa se n'umuntu umeze gute? Slay Queen ubona hari ukuntu just umukobwa acaho yambaye akamini kageze hano genda yinyonga n'amaherena nyine kugira ngo just abasore babe basho ko bamubona abakurure cyane abakonveke yavuga ati uyu mwana ni icyuki bamusanga cyane akabakurura muri MAID zabo kuva kuri umukobwa ari we nta wundi muntu kuri iyi si ari we mwiza cyane. Slay Queen niko uwo wumva bameze? Abantu bari abakobwa bakurura abagabo cyane cyangwa se babimakiye ukuntu bagenda nk'abamisi binyonganyonga mu muhanda. Mu bo bakururana nawe urimo? Niba nkiri single nkaba ntaragira umugirlfriend abo Slay Queen bose ndababona mu muhanda n'ibyo bagenda bakora naho ukuntu baba bambaye ariko ntabwo bankwa buryo ntarafata gahunda yo gukururwa ntabwo byashoboka. Ni nk'uwe mu Slay Queen uzi mu Rwanda? Ni benshi ubuse aba Slay Queen uzi mu Rwanda ni benshi ariko hari uwo njya mbona cyane cyangwa se njya no kuba nasuze cyangwa se nanavugisha hari uwo bita ngo ni Shadibu mujya muvuga? Ni gakeya nawe uko nanjye bari kujya haryo mba ndimo nawe byaba arimo ntabwo dukunda kuvugana cyane. Niyo mu Slay Queen wenyine uzi mu Rwanda? Hari n'abandi nkawe barahari ariko ntabwo mbaza amazina hari nabo duhura ariko nta tamaze ngo twande ngo nuwahe ariko bikaba byigaragaza tu. Okay, reka tugushimire cyane kubw'ikiganiro kizaduhaye. Gira ijambo ryanyu mubwira cyangwa se inama wagira bari bakurikiye Kigalimonitor TV muri rusange mu bintu byawe ugenda ukora tubwiye byinshi ubuhanzi gukina filime DJ wenda gira inama ugira urubyiruko rukitinya cyangwa se rutarabona imirimo yo gukora wabwiye ati bitinyuke cyangwa se mbese nyine gira inama ubabwira urubyiruko rudukurikiye. Okay, murakoze cyane. Inama nagira abantu bakurikiye Kigalimonitor TV, inama ya mbere ikintu cya mbere bagomba kumenya ni uguha agaciro ikintu babagiye gukora. Niba ujya ufite ukunda sinema nyarwanda yigiyemo uyikunze kandi ufite n'ikintu kwigisha ufite impamvu yigiyemo
niba ushaka guteza imbere urubyiruko dufashanye baze banyegere mbagira inama y'uburyo bazamuka y'uburyo batera imbere bagira inama y'uburyo bajya muri sinema bayikunze kandi ikabagirira akamaro babwire n'uburyo ushaka kwiteza imbere kandi badosoye n'amafaranga menshi cyane bajya n'uwagira bitanu yakora kandi akabaho mbese muri make urabwiye batinyuke bari kuguma ahantu hamwe cyangwa se bari kuguma iwabo imbere y'ababyeyi ngo bagiye gukora ibi n'ibi ntabwo umubyeyi burya azagutunga mpaka ushaje ukimara kugira ubwenge bwo kumva ko ukeneye kujya mu buzima bwo hanze egera abandi bagenzi bawe bakugira inama y'uburyo ugomba kubaho winjira nawe ujye muri bizinesi ukuru ushaka ko uburyo watera imbere nk'urubyiruko uteze na bagenzi bawe imbere kuko iyo uteye imbere urubyiruko n'igihugu kiba giteye imbere. Reka tugushimire cyane. Murakoze namwe. Ubwo twizere ko ubutaha tuzatugutumira uko tubishatse tukakubona. Ubutaha ngiye burya iyo mpari ndaboneka. Mpari isaha n'isaha mwampamagara njye naboneka nkuko n'ahandi hose bampamagara nkaboneka kandi nzi yuko mwakira neza ababagana kandi n'ubutaha mpamagara nabwo nzabagana nkuko mwanyakiriye n'uyu munsi. Wakoze cyane. Sana murakoze ibihe byiza.